Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukatugeza aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese utuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabarira, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere tubere urumuri kandi tubere impamba muri uru rugendo. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo twanze ni ukura ku mwanzi, duhagaritse Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu, dutumiye Umwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice 5 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 18. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data munkurikiranye, ijambo ry'Imana ritubwiye kwaturirana ibyaha byacu. Niba igihe ducumuye, igihe dukoze iby'Imana itishimira, tukaturirana hagati yacu, ugasanga mugenzi wawe wizeye ukamwaturira, wamara kumwaturira ubundi akakubabarira kandi akagusabira n'Imana imbabazi. Nicyo Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka ko twihagararaho ngo tujye dukora umurimo wayo turi bufite ibyaha, cyangwa tujye tugenda dufite ibyaha, kuko muri isi turi abashyitsi. Hano ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu tuba tugomba kwikuraho icyasha cyose cyatugaragaraho, kugira ngo niba tunatunguwe tuzatahe ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Mwaturirane rero ibyaha byanyu. Mu gihe hari icyo ukoze, ujye usanga mugenzi wawe umwaturire, ubundi agufashe kugusabira. Musabirane kugira ngo mukizwe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bene data, iyo umuntu asenze nta kimurega, iyo umuntu asenze nta cyasha afite cyangwa nta kimutandukanya n'Imana, iyo umuntu yamaze kwiboneza, iyo umuntu yamaze kwitunganya, iyo umuntu yamaze kwatura ibyaha bye, iyo asenze Imana yumva gusenga kandi igasubiza gusenga kwe. Kuko gusenga k'umunyabyaha, isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ariko ngo gusenga k'umukiranutsi yasenganye, ngo kugira umumaro yasenganye umwete. Bene data rero, nimureke dukiranuke, dukore iby'Imana ishaka, dukizwe ku gato no ku kanini, kugira ngo Imana ijye itwumvira. Imana itugirire neza. Ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, yari afite inyama n'amaraso nkatwe, ariko agira ifuhe ry'umurimo w'Imana, kuko nta cyaha yari afite, kuko yakiranukaga imbere y'Imana, kuko yagendaga uko Imana ishaka, akayubaha muri byose. Aza kugira ifuhe ry'umurimo wayo, arangije arasenga. Imana yumva gusenga kwe, imvura irahagarara. Mwene data, ndagira nkubwire ngo wowe nkurikiranye, nukiranuka ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukirinda ikigutandukanya n'Imana, Imana izagukoresha ibikomeye. Imana izabana nawe, Imana izagushyigikira, Imana izajya yumva gusenga kwawe, kandi Imana izagukoresha iby'ubutwari. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo nawe ukiranuke, kandi niba hari icyo ubona ukoze Imana itishimira, jya uca bugufi, waturirana ibyaha na bagenzi bawe, ubundi Imana izajya ikubabarira, kugira ngo nawe izaguhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo imvura yamaze imyaka 3 n'amezi 6. Ngo arongera
ngo arasenga, ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Igihe cyarageze, iyo myaka imaze gutambuka, arongera arasenga, kuko nta rubanza yari afite, kuko nta cyasha cyari kimuriye, kuko nta cyamutandukanyaga n'Imana, kuko yari umukiranutsi. Arongera arasenga, iyo myaka ishize, arongera arasenga, Imana igusha imvura. Imana itugiriye neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nicyo cyiza cyo gusenga ukiranutse. Ariko iyo ubivanga ukavanga ibyaha no gukorera Imana, reka mbabwire ni umuvumo. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo wa munsi utabonye Yesu. Ibaze kuba warakoreye Imana, ibaze kuba wararimbiye Imana, ibaze kuba waravuze ubutumwa, ibaze kuba warabwirije abantu, ibaze kuba warakoze ibikorwa byiza, ariko wa munsi ntubone Yesu, kubera ko wabikoze ufite ibyaha. Bene data, nimureke dukiranuke ku gato no ku kanini, nimureke dukore ibyo Imana ishaka, kuko bigira umumaro kandi bikagira umugisha, kandi bikagira umumaro none n'igihe kizaza. Iyo wubashye Imana, iyo ukiranutse, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, Imana ikugira ukomeye kandi ikagukoresha ibikomeye, Imana ikagukoresha iby'ubutwari, kandi Imana ikakwirata. Imana yagize yirata Yobu kubera kuntu yakiranukaga. Mu byago, mu bibi no mu byiza, Yobu yakiranukiye Imana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo namwe nimukiranukira Imana, mukore ibyo ishaka, ntabwo izabakoza isoni, kuko iyo yubashye ukayubahisha, nawe irakubaha kandi ikakubahisha. Kubera ko, reka mbabwire bene data, nta muntu wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Nimureke rero dukore ibyo Imana ishaka, kuko Yosefu yari kumwe n'umugore wa Potifari, yashatse kumugusha mu cyaha, ariko yubaha Imana. Arangije aravuga ngo ntago bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Bene data, nimureke twirinde icyaha, twubahe Imana, dukore ibyo Imana ishaka, tuyubahishe ahagaragara n'ahatagaragara. Ntabwo izadukoza isoni, kuko icyo ishaka ni uko dukora ibyiza, icyo ishaka ni uko twareka ibibi, icyo ishaka ni uko twava mu nzira mbi, ubundi tukayikorera nta cyasha kituriho. Nimureke rero tuyubahe, dukore ibyo ishaka, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Izadukoresha ibikomeye kandi izadukoresha iby'ubutwari. Mwabonye Eliya ibyo yakoze ni ibintu bikomeye binatangaje, yabikoze mu mbaraga z'Imana, kandi Imana iramushyigikira. Natwe rero nitwubaha Imana tugakiranuka, izadukoresha ibikomeye mu gihe cyacu. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo kubaha Imana ni iby'igiciro, kubahisha Imana ni iby'igiciro, gukiranuka ni iby'igiciro, kuko reka mbabwire bigira umumaro none no mu gihe kizaza. Uyu munsi uri mu isi, iyo wubashye Imana, nayo iguha icyubahiro, ukubahwa, ikaguha ubukire, ndetse ikirenze ikazaguha n'ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke dukore ibyiza. Gukora ibyiza no gukora neza ntawe byishe, ntacyo bitwaye, ahubwo ni ubutwari. Twirinde ibibi, twirinde icyaha, tukigendere kure, kugira ngo Imana ikomeze tunezererwe, kugira ngo Imana ikomeze twirate, nk'uko yagiye yirata abakiranutsi bagiye bakiranuka mu gihe cyabo, natwe ijye twirata. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibaganirize. Ndagira ngo mbabwire ngo nubona utanye mwene data, nubona ukoze icyo Imana idashaka, nubona ukoze ikigutandukanya n'Imana, ntuzajye unangira umutima, ahubwo ujye uca bugufi. Usanga umuntu wizeye umwaturire ibyaha byawe, agusabire namusabirane, kugira ngo mukizwe, kugira ngo Imana ijye kwishimira. Reka mbabwire, hari igihe kigera umuntu akaba yareba ku cyubahiro
umuntu akaba yareba ku byo atunze, umuntu akaba yareba uko asa, bigatuma yikomera akavuga ngo ese bavuga ngo iki. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data, mwireba ku cyubahiro, mwireba ku butunzi, mwireba ku mafaranga, ibyo byose ni umusenyi. Nimwubake kuri Kristo, nimwubake ku Mana, kuko Imana niyo buhungiro bwizewe kandi budashidikanywaho. Kandi reka mbabwire, uwahungiye ku Mana ntabwo azakorwa n'isoni. Icyubahiro rero ntikigutandukanye n'Imana, kuko ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi si turi abashyitsi, iyi si ntabwo tuzayihoramo. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu nkubwira mwene data ngo ba maso witegure. Ndagira ngo mbabwire ngo nimube maso, mwitegure, mukomeze mukiranuke, mukore ibyiza, mukore iby'Imana ishaka, kuko Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Itegure mwene data, ube maso, uhore wejejwe, kandi niba hari n'umugayo ukugaragayeho ujye uca bugufi usabe Imana imbabazi, kugira ngo ubwo Kristo azaza gutwara itorero utazasigara. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Kristo naho yatinda, urupfu rwo ntirutinze, kuko muri kubona abantu benshi ukuntu bari gutungurwa. Reka mbabwire, urupfu ntirureba imyaka, ntirureba uko umuntu asa, ntirureba icyo umuntu akora. Iyo rwaje ruragutwara. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mube maso, mukijijwe, mukiranuka, ku gato no ku kanini. Nanjye mbe maso, kugira ngo bibaye ngombwa ko dutaha tuzagira iherezo ryiza. Imana itugirire neza rero. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwe, unkurikiranye, ndagira ngo mubwire ngo igihe ni iki. Akira Yesu Kristo akubera umukiza n'ubugingo, umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umwami wawe, akubera umuyobozi, akubera inshuti, akubera umujyanama. Kuko gukurikira Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, nta nubwo ari ukubura icyo ukora, ni amahitamo meza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzicuza gukurikira Kristo, nta nubwo uzicuza kugendana nawe, kuko ntabwo uzakorwa n'isoni uri kumwe na Kristo. Kristo ni inshuti nziza ibana natwe mu bihe byose, ni inshuti itajya idusiga. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utari wamwakira umwakire, kandi muri Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwakire rero kugira ngo abane nawe muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Reka nshime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo rwawe. Nshimiye kuri Imana igira neza, nshimiye kuri Imana ikora. Icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mana, ndakwinginze kugira ngo uduhe gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi n'igihe dukoze icyaha ujye uduha guca bugufi, dusabe imbabazi. Abankurikiranye nabo ndabasengeye, biteho bagirire neza, bahe gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi ikirutaho ukomeze ubarindire ubugingo. Biteho abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda babaha amahoro mu mutima, abacitse intege bongerera imbaraga, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, wongera usuku ububyutse mu itorero. Batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Dusengeye abategereje urubyaro, biteho bagirire neza, ubiyereke mwami, nk'uko wiyeretse umugore wa Manowa. Mwami, nawe ubiyereke kandi ubaremere igitangaza. Urakoze mwami, bana natwe, Mwuka Wera naze arekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibahe umugisha itanga, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.